muvanye ku bwiherero mbere ndetse na nyuma yo komora igikomere, mbere na nyuma yo gukora ku murwayi, mbere yo gutegura ifunguro, kugabura ndetse na mbere yo kurya, nyuma yo kwitsamura, gukorora cyangwa kwipfuna, nyuma yo gukora ku matungo cyangwa se ku myanda yayo, na nyuma yo guterura imyanda. Icyakora ntukumve ko gukaraba intoki neza ari ibintu by'umuhango gusa. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi batajya bakaraba intoki mu gihe bavuye ku bwiherero rusange. N'iyo hari abakarabye ntago bakaraba neza. None se ubundi wabigenza ute ngo ukarabe intoki neza? Banza utose intoki ukoresheje amazi meza maze ushireho isabune. Ivugute irete kugeza igihe ifuro riziye. Ibuka gutonora inzara, ukunyura ibikumwe, inyuma ndetse n'ibiganza no hagati y'intoki. Komeza kwikunyura hashire nibura amasegonda 20. Iyunyuguze ukoresheje amazi meza. Hanyuma umutse intoki ukoresheje suime isukuye. Nubwo ibyo bisa n'ibyoroheje, bishobora kurinda indwara kandi bikarokora ubuzima. Cya kabiri ni ugukoresha amazi meza. Mu bihugu bimwe na bimwe kubonera amazi meza ahagije abagize umuryango ntibyoroshye, ariko kandi hari impamvu zishobora gutuma kubona amazi meza biba ikibazo cy'ingorabahizi aho ariho hose ku isi. Amazi ashobora kwandurira aho aturuka cyangwa ku isoko bitewe n'umwuzure, inkubi y'umuyaga, itiyo yatobotse n'ibindi. Iyo ibigega bidafite isuku cyangwa isoko ikaba yanduye, mikorobe zishobora kororokera muri ayo mazi mu buryo bworoshye. Ibyo bishobora gutera indwara zitandukanye nka kolera, macinya, tifoide, indwara z'umwijima n'izindi. Buri mwaka ugereranije abantu miliyari 1,700,000 bandura indwara z'impiswi bitewe no kunywa amazi mabi. Akenshi umuntu yandura indwara ya kolera iyo anyoye amazi cyangwa se akarya ibyo kurya byandujwe n'imyanda y'umuntu uyirwaye. None se ni iki wakora kugira ngo wirinde kwandura ndetse no mu gihe habayeho ibiza? Ujye ukoresha amazi meza, yaba yo kunywa, koza amenyo, koza ibyombo, kuronga ibiribwa ndetse no guteka. Ujye usuzuma niba yaturutse ahantu hizewe, urugero nko mu bigo biyatunganya, cyangwa niba amacupa arimo afite icyapa kigaragaza ko yujuje ubuziranenge. Niba ukeka ko amazi ava mu itiyo ukoresha yanduye, jya ubanza uyateke mbere yo kuyakoresha cyangwa se ushyiremo imiti yizewe. Mu gihe ushyira iyo miti mu mazi, jya ukurikiza amabwiriza yatanzwe n'abayikoze.
niba ushobora kubona ibikoresho biyungurura amazi kandi bikaba bihendutse, jya ukoresha ibyizewe. Niba nta buryo bwo gutunganya amazi buboneka, ujye ushyiramo imiti yabugenewe, uvange neza, nurangiza uyateke iminota 30 mbere yo kuyakoresha. Buri gihe ujye ubika amazi asukuye mu bintu bifite isuku kandi bipfundikiye kugira ngo atongera kwandura. Jya uvomesha ibikoresho bisukuye. Mu gihe ugiye guterura ikivomesho kirimo amazi, jya ubanza ukarabe intoki kandi wirinde kuzikoza mu mazi yo kunywa. Icya gatatu ni ukurya indyo yuzuye. Ntushobora kugira ubuzima bwiza utarya neza. Kurya neza ni ukurya indyo yuzuye, ni ukuvuga ikungahaye ku ntungamubiri. Jya urya umunyu, ibiribwa birimo ibinure n'isukari biri mu rugero, kandi wirinde kugwa ivutu. Ifunguro ryawe ntirikaburemo imbuto n'imboga, kandi ntugahorere indyo imwe. Mu gihe ugiye kugura imigati, ibituruka ku binyampeke, amakaroni cyangwa se umuceri, jya ubanza usome ibibigize byanditse ku kintu bipfunyitsemo kugira ngo umenye niba byaratunganyijwe mu buryo bw'umwimerere. Ibiribwa nk'ibyo biba bikungahaye ku ntungamubiri kurusha ibyatunganyirijwe mu nganda. Kugira ngo umubiri wawe ubone poroteyine, ujye urya inyama nke kandi zifite ibinure byinshi. Urye n'izikomoka ku biguruka mu gihe bigushobokera. Ujye urya amafi inshuro nibura 2 mu cyumweru. Nanone mu bihugu bimwe na bimwe hashobora kuboneka imboga zikungahaye kuri poroteyine. Kurya ibintu birimo isukari nyinshi n'amavuta menshi bishobora gutuma ugira umubyibuho ukabije. Kugira ngo ubyirinde, ujye unywa amazi aho kunywa ibinyobwa biryohera. Igihe urangije kurya, jya urenzaho imbuto aho kurenzaho ibirimo isukari nyinshi cyane. Gabanya ibyo kurya birimo amavuta, urugero nka za sosiso, inyama za keke, amavuta y'inka, foromaje ndetse na biswi. Aho gutekesha amavuta yongera ibinure byinshi mu mubiri, jya utekesha amavuta atuma urushaho kugira ubuzima bwiza. Umunyu w'igisoryo nawo ushobora gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka, bikaba byagutera uburwayi. Niba ufite icyo kibazo, ujye usuzuma amabwiriza aba yanditse ku bintu bapfunyikamo kugira ngo utarya umunyu mwinshi. Aho gukoresha umunyu, jya ukoresha izindi ndyoshya cyangwa ibindi birungo. Ni iby'ingenzi kumenya uko ibyo ugomba kurya biba bingana n'ubwoko bwabyo, bityo rero mu gihe wumva uhaze, jya urekeraho. Nanone jya uzirikana ko hari ibyo kurya bishobora kwangiza ubuzima. Ibyo kurya bidateguye neza kandi ntibibikwe neza bishobora kwangiza ubuzima. Buri mwaka umuturage umwe kuri 6 muri Amerika apfa azize indwara ziterwa n'ibyo kurya byangiza ubuzima. Yego, hari benshi bakira bitabazahaje, ariko hari n'abicwa nabyo. None se wakora iki ngo wirinde ako kaga? Mbere yo guteka imboga zivuye ahantu hari ifumbire yo mu musarani, jya ubanza uzironge neza. Mbere yo gutegura ibyo kurya, jya ukaraba intoki, usukure ikintu ukatiramo imboga cyangwa se inyama. Ibikoresho byose uri bukoreshe n'aho ubitegurira uhasukura ukoresha amazi ashyushye n'isabune. Kugira ngo wirinde indwara, ntugashyire ibiryo ku isahani cyangwa ku kindi kintu cyagiyeho amagi mabisi, inyama mbisi cyangwa amafi utaragisukura. Ujye uteka ibyo kurya bishye neza, hanyuma ibishobora kwangirika byose uhite ubibika muri firigo mu gihe utifuza guhita ubirya. Niba ufite ibiribwa bishobora kwangirika, ujye ubibika neza bitarangirika. Icya kane ni ugukora siporo. Imyaka waba ufite yose, ukeneye gukora imyitozo ngororamubiri ihoraho kugira ngo ukomeze kumererwa neza. Muri iki gihe abantu benshi ntibagishaka gukora siporo ihagije. Kuki siporo ari ingenzi? Dore akamaro kayo. Igufasha gusinzira neza, ituma unyeganyega ntugume hamwe, ikomeza imitsi n'amagufwa, ikurinda umubyibuho ukabije, ikurinda indwara yo kwiheba, ikurinda gupfa imburagihe. Ingaruka ziterwa no kudakora siporo nazo ni izi: kurwara umutima, kurwara diyabete yo mu bwonko bwa kabiri, umuvuduko w'amaraso ukabije, kugira ibinure byinshi mu mubiri, kurwara indwara ifata imitsi yo mu bwonko. Umuntu ahitamo siporo akurikije imyaka afite cyangwa uko ubuzima bwe bumeze. Byaba byiza rero ubanje kugisha inama muganga mbere yo gutangira gukora siporo iyo ari yo yose. Hari abantu batandukanye batanze inama zigaragaza ko abana, abangavu n'ingimbi
bagombye nibura gukora siporo mu gihe cy'isaha imwe buri munsi, yaba ikomeye cyangwa iringaniye. Abantu bakuru bo bagombye kumara amasaha 2 n'igice bakora siporo iringaniye, cyangwa se bakamara iminota 75 bakora siporo ikomeye mu gihe cy'icyumweru kimwe. Ujye uhitamo siporo igushimishije. Ushobora guhitamo gukina basket, tennis, umupira w'amaguru, kugenda n'amaguru wihuta, kugenda ku igare, gukorera mu busitani, kwasa ibiti, koga, ugashya, kwiruka buhoro cyangwa se ugakora indi myitozo ngororamubiri. Wabwirwa n'iki ko siporo ukora iringaniye cyangwa se ikomeye? Muri rusange, siporo iringaniye ni ya yindi ukora ukabira ibyuya, naho ikomeye ni ya yindi itakwemerera no kuvugana n'abandi mu gihe uyikora. Icya gatanu ni ukuryama igihe gihagije. Igihe abantu bamara baryamye kigenda gitandukana. Abana b'impinja hafi ya bose bakenera kuryama amasaha ari hagati ya 16 na 18 ku munsi. Abana batangiye gutaguza bakaryama amasaha 18, naho abari hafi gutangira ishuri bakaryama hagati ya 11 ndetse na 12. Abageze igihe cyo gutangira ishuri muri rusange bakenera kuryama amasaha nibura 10. Ingimbi n'abangavu bagakenera kuryama hagati y'9 n'10. Naho abakuze bagakenera kuryama hagati y'amasaha 7 ndetse n'8. Nta muntu wagombye kumva ko amasaha ayo ariyo yose yaryama ntacyo atwaye. Ese wari uzi impamvu impuguke zavuze ko gusinzira bihagije ari iby'ingenzi? Bituma abana, ingimbi n'abangavu bakura neza. Bituma abantu biga neza kandi ibyo bize bakabifata. Bifasha umubiri kuvubura imisemburo neza. Ibyo nabyo bigira uruhare ku kuntu umubiri uvana intungamubiri mu byo kurya ndetse no ku biro umuntu agira. Bifasha umutima gukora neza ndetse bikarinda indwara. Kudasinzira igihe gihagije bishobora gutera umubyibuho ukabije, ihungabana, indwara z'umutima, diyabete cyangwa se bigateza impanuka zikomeye. Ibyo bigaragaza neza ko kuruhuka bihagije ari iby'ingenzi. None se wakora iki kugira ngo uruhuke bihagije? Gerageza kujya uryama kandi ubyukire ku gihe kidahindagurika buri munsi. Jya uryama ahantu hatuje, hijimye, hisanzuye kandi hari ubushyuhe n'ubukonje biringaniye. Mu gihe uryamye ujye wirinda kureba televiziyo cyangwa gukoresha ibindi byuma bya elegitoronike. Gerageza gutunganya uburiri bwawe uko bishoboka kose. Irinde kurya ibyo kurya birushya igogora, kunywa ikawa cyangwa inzoga mbere yo kuryama. Nushyira mu bikorwa ibintu tumaze kuvuga ariko ukanga ukabura ibitotsi cyangwa ugakomeza kugira ibindi bibazo, urugero nko kugira ibitotsi byinshi bikabije ku manywa cyangwa se kubura umwuka igihe usinziriye, byaba byiza ugannye abaganga babishoboye bakabigufashamo. Nahangaha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi cyarebanaga n'ubuzima. Njyewe nitwa Jacques Morgan, iyi ni BVN TV Rwanda. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byacu bitandukanye.